ikaze cyane wowe ukomeza kubana natwe kuri The Fina Topic. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Rero tugiye kugaruka ku izina Didier. Niba witwa Didier ndagushuje cyane, komeze kugira ibihe byiza aho uri hose kandi ugubwe neza. Didier ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini risobanuye uwari utegerejwe. Didier ni umuntu w'umunyamahoro, ukunda kuba ahantu hatuje, ukundwa n'abantu kandi udapfa gucika intege. Didier ni umuntu udakunda kuvuga amagambo menshi, uhora yibaza impamvu ya buri kintu abona ndetse akanatekereza cyane ku kintu agiye gukora. Didier kubera kudakunda kuvuga, abantu ntibapfa kumwisanzuraho keretse abamuzi neza cyangwa basobanukiwe ibyo akora. Nta byacitse iba kuri Didier, ibintu byose abikora gahoro gahoro kugeza ashoje ibyo yatangiye gukora. Didier ntabwo ajya apfa kwerekana amarangamutima ye, yewe niyo yakanzwe ntajya apfa kwerekana ko yagize ubwoba cyangwa ko yashobewe. Didier azi gushyira ibintu bye ku murongo kandi ntakunda umuntu wivanga mu bintu bye. Kugira ngo ube inshuti na Didier arabanza akakwigaho kugira ngo arebe niba uzagira icyo umwungura, akabona kukwinjiza mu buzima bwe. Ubwo ari ubusobanuro bw'izina Didier. Nawe niba ushaka ko tugaruka ku izina ryawe, twandikira aho hasi muri comment section, ubutaha tuzarigarukeho. Mwakoze kubana natwe kuri The Fina Topic. Niba kandi ari ubwa mbere ubanye natwe, jya aho hasi kandi subscribe, tujye tubana kenshi ku mazina atandukanye tuzagenda tubagezaho.